Yesu ashimwe. Reka twongere tubasuhuze inshuti bavandimwe, twongeye guhura muri uyu mwanya. Reka izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Dushimye Imana cyane yongeye kuduhuza, cyane ikaduhuza muri uyu mwanya ngo dusoze igitabo cya Mariko tumaze amezi 3 twiga. Uyu ni umunsi wo kwiga icyigisho cya cya nyuma. Twabonye Mariko umurimo wa Yesu, tubona imikorere ya Yesu, uwo Yesu yari we, uwo Mariko yari we. Tubona icyumweru cya nyuma twahereye ku cyiciro cya 8, igice cya 8 cya Mariko. None uyu munsi turimo tugera ku musozo twigana igitabo cya Mariko ku gice kivuga ngo umwami wazutse. Ndi kumwe na Janvier ndetse na Leonard, mwabanye ibintu byigisho byose. Dushimye mwebwe mwabanye natwe. Muze dusozanye iki kintu twatanye igitabo cya Mariko. Reka Leonard dushyire imbere y'Imana. Tutarushimye data wa twese umwijuru, uhabwa icyubahiro kandi ushimirwe icyo wadukoreye muri Kristo Yesu. Kandi ushimye ko utasize mu isi ngo tujarajare, ngo tugiye ijambo na Mwuka Wera bidufasha kugira ngo tugire ibyiringiro, kandi ibyiringiro bigiye kuba ibyacu gusa tukirimo no mu bandi nabo bagira ibyo byiringiro. Ijambo ryawe rero Umwuka w'Imana rikudukomerezemo kandi afashe n'abaryumva kugira ngo twese tukomeze kubabonera igisubizo gikwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Twabonye icyisho cy'ushize yaracira urubanza kandi ari arabambwa. Twabonye mu byinshi cyane bitandukanye, ariko byose bibumbiye mu mvugo yitwa gushinyagura. Bamushinyagurira umwami w'Abayuda, bamushinyagurira yakije hano ari ikize, ese niwe mwami. Imvugo zo kuningura. Nawe akoresha ijambo rimwe arabwira ati yo muza mwakabimenye. Mwakamenye ko ndi umwami. Ibintu bisa nko gushinyagura. Tubona gucika intege k'umwami, k'umuyobozi wa Pilato wari umaze kubona Yesu nk'umuziranenge. Noneho akabaza ngo Yesu ngo amugire gute. Iki gihe ngo yari amaze kuba kwinjira mu cyiciro cy'ikibanza cy'abantu bari bagambaniye Yesu bari kumwica. Twabonye barabohorwa, tubona Yesu abambwa, tubona ibintu byose byanyangishinga gakorewe. Sinzi honari n'icyo wumva akongera kugira ngo utanye mbiro cyigisho ntabwo ari uhari. Nta kuniganira ijambo. Mu kuri buriya ikintu bita Baraba, kugira ngo Baraba afungurwe, iki kintu cya mbere gikomeye, gufungwa kwa Baraba byahuje n'ibyanditswe byera. Kuko Imana yaravugiye muri Yesaya igice cyawe cya 61, Umwuka w'Imana ari muri yasigiye kugira ngo ngwize abantu ubutumwa bwiza, kandi imbohe zibohorwe, imenyeshe n'imfungwa. Ibyo byose byanditswe muri igice cya 61:23. Baraba kugira ngo afungurwe rero yafunguwe ku bw'iteka ryari riciwe, kandi yafunguwe kubw'agakiza k'abantu bose kabonerwa muri Kristo Yesu. Ko byari mu masezerano. Yesu yagombaga kubohora imfungwa zigataha, kandi umutambyi mukuru ari we Yesu yagombaga gupfa kugira ngo abantu bako ba gatozi bari mu midugudu y'ubuhungiro iryo tangazo ritangwe, imbohe zibohorwe, abantu bongere kubona umudendezo. Abari mu bubata bamaze imyaka mu bubata bose bataye, bave mu bubata bw'icyaha. Sibyo? Imbohe zitaye zive mu kubohorwa. Umuntu ashobora kutamenya igihe yabohewe, ariko ntashobora kwibagirwa igihe yaviriye muri gereza. Sibyo? Kandi iki nanone bikatwereka icyo bita agakiza. Ubundi mu gihe cya kera iyo wafungwaga cyangwa wabohagwa bakaguvuga ikicu cyaha, iyo wafungurwaga baguhaga urwandiko rukwereka yuko ufunguwe ku bw'iteka rya Perezida wa Repubulika. Sibyo? Cyangwa se kubwo urangije igihano cyawe. Ariko ndakubwira noneho reka ngiye mvuga ku bw'iteka rya Perezida wa Repubulika. Undi Perezida wa Repubulika ni umushyirwaho n'abaturage. Sibyo? Perezida wa Repubulika ibyo akoze abikoze mu izina ry'abaturage. Sibyo? Iyo atowe n'abatamutoye baba bamutoye. Abakozi bari kwa muganga, abarwayi bajya babute. Niba abarwayi bari kwa muganga bavurwa neza, abarwayi bavurwa neza bahabwa ibyangombwa, ntibabuke gutora ngo bamutoye, kuko bamushyigikiye kubona ko ibyo arimo gukorerwa cyangwa ibyo arimo gukora ni ibyaha. Niba abantu bari hirya no hino n'abana n'imfungwa, buriya zifunzwe neza zikaba zibaho neza, nazo ziba zashimye kuri urwo rwandiko, kuko nazo ziri muri ubwo bwami
bw'ubwami bwe. Iryo teka rero muri perezida wa repubulika yacaga nta muntu n'umwe warisubizaga inyuma, kandi iyo umuntu yafungurwa yahabwaga urwandiko, ahabwa urwandiko rumwerekana yuko uwo muntu afunguwe. Iyo hagiraga rero inzimuzi cyangwa se inyamategeko ihangara wa muntu, yaramubwira ati genda ubaze perezida wa repubulika, se wamfunguye wowe urambaza ibiki? Sibyo? Baraba nawe uyu nguyu urwandiko yahawe rwarusinye amaso, nubwo gusa abatambyi abamufunguye batabonaga icyo bisobanuye, ariko hari icyo byasobanuraga ku nama y'agakiza no ku gakiza kacu. Urwandiko yahawe rwavugaga ngo kuri Yesu Kristo, bavuga uyu arafunguwe ku buryo bw'iteka, arafunguwe nataye, kandi ntagize umuntu uzamukurikirana ku bw'iteka ry'agakiza k'abantu bose bo ku isi. Murakoze. Umwami wazutse ni ikihe gisoza aya migisha? Umwami wazutse arababwira ati mwitangara, nzi ko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse ntari hano, dore aho bari bamushyize. Twabonye ubushize ibintu bitangaje byabaye, ukuntu imva ya Yosefu yari yubatse, ngo yari imva irangaye cyane ku buryo iyo wanyuzaga mu maso ukareba ushobora kureba ahantu umurambo bawurambitse, n'umuntu ashobora kugenda ahagaze, so ngo igihe biyashyinguraga Yesu, ngo Mariya Magdalena ngo yararebye abona aho bamushyinguye. Noneho rero hano byaje kongera, hamwe babonye bamushyinguye babona ntaho hari. Noneho Yesu arababwira ngo mwitangara, nzi yuko mushaka Yesu. Hano ni abantu bari baje kubonekera abantu bari gushaka Yesu. Hari umuntu wicariye aho ngaho wambaye imyenda yera, yari marayika yicariye aho ngaho. Uwo mushaka yazutse ntari hano, dore aho bari bamushyize ntaho hari. Ukubambwa kwa Yesu kwatumye ibyiringiro no kwizera by'abigishwa be biyoyoka. Zari impera z'icyumweru kijimye kuri bo, bidatewe n'uko bari batewe n'ubwoba n'urupfu gusa bw'umwigisha wabo gusa, ahubwo nabo ubwabo bari bafite ubwoba bw'uko nabo bazicwa. Nk'uko tubona muri Yohana 20:19 ngo barahunga bikingira mu nzu icyumweru kijimye. Hari ibyari byabaye Getsemane, hari ibyari byabaye ifunguro, hari ibyari byabaye gushaka kuzaba mukuru, nabyo babonesheje amaso yabo bituma bahunga. Kiriya cyumweru cye cyabire kibi cyane. Muri iri Mariko y'igice cya 16, igice giheruka mu butumwa bwiza, turarebera hamwe ibyakurikiye urupfu rwa Yesu. Hano ingingo yo kuwa 4 n'ingingo yo kuwa 5 zizasuzuma ibisigaye byo muri Mariko 16. Hano wandikira tubwira abemewe bwa buri ngingo tugiye kureba Yesu arapfuye, arahanga, arazutse kugeza agiye mu ijuru, n'ibiki byabaye muri icyo kintu. Niyo mpamvu kuri ingingo ikintu tugiye kwanzizaho kwishimira umuzuko. Tutari twajya kure nuko ano migisho asoje aduha ibyiringiro. Ku mwami wazutse. Uyu mwami wazutse ni nawe n'ubundi wakomeye arabivuga mu byahishuwe ati ndiho nari narapfuye, ariko ubu ngubu ndiho iteka ryose. Uyu rero ni muriho n'ubu ngubu. Nibyo byiringiro. Iyo aza gupfa gusa bikarangira nta kintu byari kutumarira, ariko dukora Imana yazutse iriho kandi izahoraho. Amen. Dusoma rero, tugiye gusoma duhereye kadira 5:42 muri Mariko, turebe kwishimira umuzuko. 5:42 musome, ndabwira mugarukira. Babamba Yesu bugorobye, kuko wari umunsi wo kwitegura niwo munsi ubanziriza isabato. Yosefu w'umunyarimataya, umujyanama w'icyubahiro, kandi nawe yategerezaga ubwami bw'Imana, aratinyuka ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu. Ariko Pilato yari agitangara yuko umutware w'Abisiraheli, umutware w'abasirikare amubaza yuko amaze gupfa koko. Amaze kubyemezwa n'umutware w'abasirikare, aha Yosefu intumbi, nawe agura umwenda w'igitare arayihambira, azingira muri uwo mwenda w'igitare, amushyira mu mva ye yakorogoshewe ku rutare,
abirinduraho igitare ku munwa w'imva. Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yosefu babona aho ahambwe. Isabato ishize ubwo ntangitwa gatatu. Isabato ishize Mariya Magadalena nyina wa Yakobo na Salome bagura ibihumura neza ngo bajye kubimusiga. Nuko umuseke ku wa mbere w'iminsi 7 baragenda, bageze ku gituro izuba rirashe barabazanya bati, ninde uri butubirandurire cya gitare kiri ku munwa y'igituro? Ariko bararamye babona igitare kibiranduwe hirya, nubwo cyari kinini cyane. Binjiye mu gituro babona umusore wicaye. Binjiye mu gituro bakindeye imbere, babona umusore wicaye iruhande rw'iburyo wambaye umwenda wera. Arabatangara cyane, arababwira ati, mwitinya, nzi ko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse, ntari hano, dore aho bari bamuhambye. Abanditsi b'ubutumwa bwiza bose bemera ko Yesu yapfuye ku munsi basobanuye nk'umunsi wo kwitegura. Abasesenguzi benshi basobanuye yuko ibi byabaye ku wa gatanu izuba rirenze kugeza ku wa gatandatu izuba rirenze. Yesu yapfuye ku wa gatandatu nyuma ya saa sita, maze ahita ashyingurwa mbere yuko izuba rirenga. Ku isabato umwami yaruhukiye mu gituro, kandi abigishwa be bose nabo bararuhutse, kandi ku munsi w'isabato baruhuka nk'uko byategetswe. Iki ni igikorwa gitangaje. Niba mu by'ukuri Yesu yari yaroroheje mu mitima yabo itegeko ryubahirizaga itegeko rya kane. Ku isabato bugorobye abagore baguze ibihumura neza, maze ku wa mbere w'iminsi 7 mu gitondo bajya ku gituro bafite icyifuzo cyo kurangiza umuhango wo gushyingura. Mu by'ukuri bahageze basanze Yesu adahari. Kuva mu kinyejana cya 2 abakristo babonye akamaro ko kuba Yesu yarazutse ku wa mbere w'iminsi 7. Ibi byatumye abantu benshi babishingiraho bavuga ko umunsi w'icyumweru ari wo munsi wera. Ariko se ni isezerano rishya ryigisha? Soma Abakolosayo 2. Ni uruhe rwibutso dusanga mu isezerano rishya twibutsa kuza kwa Yesu? Abakolosayo 2:10 aravuga ngo kandi mwuzuriye muri we, yego, ari we umutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Umurongo wa 12, yego, muri we ni namo mwakebwe, gukebwa atari ukw'intoki, ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimwo mwazuriwe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Nta jambo na rimwe ryo muri Bibiliya rigaragaza ko umunsi w'icyumweru ari umunsi wera mu rwibutso rw'umuzuko, ahubwo urwibutso rw'umuzuko wa Yesu ni umubatizo. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data twese aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Mu yandi magambo Jean Pierre kuvuga umuzuko wa Kristo ntabwo duha uburenganzira bwo kuba twahindura umunsi wo kuruhuka ijuru ryatanze, ahubwo umuzuko wa Kristo urema ibyiringiro bishyashya muri twebwe yuko uwihannye agapfa ku cyaha nawe ashobora kuzuka akazuka mu bugingo bushya. Mu yandi magambo urupfu rwa Kristo, igihe abisirayeli bacaga mu nyanja ngo babatijwe mu mazi, ndetse na Yohana anywa mu mazi, ariko no mu rupfu niwe yasobanuye iby'ishaka iyo ripfuye yari agiye kwera imbuto. Nuko urupfu rwa Kristo niyo tumaye itegeko ry'Imana rihinduka, ahubwo rutume turushaho gutekereza ku gupfa kwacu ku byaha, tukazukira mu bugingo buhoraho. Nubwo hari inyigisho zitari iz'ukuri zishingiye ku kuramya ku munsi w'icyumweru, twebwe nk'Abadivantisiti umunsi wa 7 tugomba kwishimira umuzuko wa Yesu wabaye ku cyumweru mu gitondo. Ku rw'urupfu rwe no kuzuka kwe Yesu yatsinze urupfu, kandi mu muzuko dufite icyizere ko natwe tuzazuka. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo.
reba ibyiringiro byo kuva kwa Yesu yari afite, ni mu buhe buryo natwe dushobora kugira ibi byiringiro. Hano kuri iyi ngingo ni uko ubuzima bwa Yesu bwabaye icyigisho, yego, ndetse n'urupfu rwe rwabaye icyigisho. Aha hantu hagaragaza ikintu gikomeye cyane, uburyo umuzuko wakomeze noneho washimangiye itegeko rya kane ry'isabato. Yego. Aho kuwa gatandatu mu minsi 7 niho bamujyanye bagute bakamushyingura. Bamaze kumushyingura isabato yari itangiye, ntabwo bari abadamu batatu harimo Salome, Mariya Magadalena ndetse na nyina wa Yakobo, Mariya nyina wa Yakobo, ntabwo bagiye ngo bajye kugura ku isabato. Ikintu mu isabato yatangiye baruhuka isabato n'abigishwa, izuba rirenze hanyuma izuba rirenze babandi n'ubundi isabato irangiye ihumuje, baragenda bajya kugura ihumura neza kugira ngo barangize gahunda z'ibiki zo guhamba nk'uko imihango yari imeze. Mu gitondo mu museke, mu gitondo cya kare niho bagiye hehe ku gituro. Murakoze cyane. Nicyo nashaka gushimangira hano. Ari ikintu none tubona ko Yesu yavukiye isabato mu gituro. Buriya hari amasabato 7 yakomeye cyane. Isabato ariko ngenda avuga wenda reka mvuga 2. Ariko hariya isabato ya mbere Imana iraje kurema. Sibyo? Imana imaze kurema itagisha cya kabiri murongo wa 1 no 2. Nuko ijuru n'isi byose iraje kuremera, Imana iraruhuka. Sibyo? Kuko ibiremwa ikintu cyaremwe, isi yaremwe. None hano rero nano mu gituro, hano Yesu ibintu byose bimaze gucungurwa. Yesu nawe mu gituro n'abigishwa be bajya kwiruhukira. Baruhukira mu gituro. Uko umurimo wo gucungurwa Yesu yawurangirije kuruhukira mu gituro. Aruhukiye mu gituro ngo yari amaze gucungura babandi bose bacumuye ku nyoko muntu wose yamaze kujya kubacungura. Aruhuka mu gituro. Hari n'ikindi kintu hano gikomeye. Aba bagore bagiye gushaka ihumura neza. Hari amagambo Yesu yabwiye Mariya, uri wasutse amavuta ku birenge bya Yesu, aravuga ibyo unkoreye bizibuka ibihe byose. Urabona Yesu yashimiye Mariya ikintu yamukoreye, kuko yakoreye amavuta ukwezi kose arayazana arayamusuka ku mutwe, aramumanza bisasi amana no kubirenge, aramushimira. Ariko abangaba bazanye amavuta bazamushimira, nabashimira. Buriya biriya byose dukora ku gituro ni fake, nta kintu bimaze. Gusa byose dukora ku gituro uretse gusa kugaragaza amarangamutima yacu, kuko wenda nta nubwo nanabuze umuntu kutabikora, sibyo? Ariko mu by'ukuri hano Yesu yashimiye Mariya akiriho, aravuga ati ibyo unkoreye bizibuka ku isi yose. Ariko hano ibyo bakoze byose ntabwo byagize gute, nubwo nabo byabavuna. Yasanze umwami yagize aho barabwira ati ndabizi uwo mushaka murashaka kuwapfuye, ariko nta kiri mwapfuye yazutse. Murakoze. Reka tugende tunuta igitare cyarabirambuwe. Tubaye ku gitare cyabirambuwe bageze basanga cyabuze. Dusomera umurongo wa 8. Umurongo wa 8 batubwiye ngo bava mu gituro batangara bahinda umushyitsi, nuko barahunga, ariko ntibagira umuntu babwira kuko bari batinye. Urwa mbere rwa Korinto 5 umurongo wa 1 nitwashaka. Inkuru y'umuzuko igaragara muri buri butumwa bwiza. Buri mwanditsi w'ubutumwa bwiza avuga iyi nkuru mu buryo bwihariye, ariko ubutumwa bwiza bwose bukubiyemo igitekerezo cy'ingenzi kiboneka mu rwa mbere rw'Abakorinto 5 umurongo wa 1-8. Hari ibitekerezo 4 bigenda bigaruka: yarapfuye, yarahambwe, yarazutse. Hari abamubonye. Muri Mariko amagambo yarapfuye, yarahambwe aboneka muri Mariko 5, amagambo yarazutse yarabonetse aboneka 6, ariko mu buryo bw'insobekeranye Mariko havuga ibyo guhurira i Galileya, kandi aho niho bagombaga kumubona. Dusomere Abakorinto 15 umurongo wa 1. Bene data, ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza nababwirije, ubwo mwabwirijwe mukabukomeramo kandi mugakizwa nabwo. Niba rero mukomeje nk'uko nababwirije, keretse nimwaba mwizeye ubusa. Muzi ko
nabanje kubaha icyo nanjye nahawe kumenya yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, agahamba akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byanditswe nanone, akabonekera Kefa, akabonekera abo 12, hanyuma akabonekera na bene data basaga 500. Muri abo benshi baracyariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. Yongera kubonekera Yakobo, abonekera n'izindi ntumwa zose. Hano abantu bamwe na bamwe bavuga ko bidashoboka ko abakristo bizera umwami wazutse, ariko igihamya cyo kuzuka kwe gishyigikiwe n'impamvu zidahinduka. Icyo buri wese akwiye gukora ni ukwiringira Imana nk'umuremyi, kandi ni igitekerezo cy'umuzuko kigira agaciro. Igikurikiyeho, imva ya Yesu yari mu busa, ndetse n'abanyamateka batemera Imana bemera uko kuri iyaba Yesu atarazutse. Igitekerezo cy'umuzuko we kiba cyarahise gitsindwa ruyikubita, kubera ko umurambo we wari kuvuguruza ukuzuka kwe. Imana yaremye isanzure n'ubuzima bwo ku isi, nta gushidikanya ko idafite ububasha bwo kuzura Yesu. Kubaho kw'Imana ntabwo byashobora gutuma kuzwa kwa Yesu kubaho byanze bikunze, ahubwo kwajya gutuma kugira agaciro. Igikurikiye, ubusobanuro buvuga ko abigishwa be bibye umurambo we ntacyo bwageraho. Mu by'ukuri abigishwa ntabwo bashoboraga kurenga ku burinzi, kandi iyo baba baribye kuki baba batarafashwe ngo bafungwe bazira kwiba umurambo wa Yesu? Igisubizo ni uko abayobozi b'idini bari bazi ko abigishwa batabikoze. Nanone kandi abantu benshi bahamya ko babonye Kristo wazutse, benshi harimo n'abigishwa, ntabwo bahise babyizera. Kandi umuntu umwe wigeze kuba umwanzi ukomeye wa Yesu witwaga Pawulo ntabwo yahamije ko yabonye Yesu wazutse gusa, ahubwo yavuze ko byose byamuhindukiye mu buryo bugaragara. Hanyuma, nubwo hari impamvu nyinshi, ni gute umuntu yasobanura ugutangira kw'itorero rya Kristo ryatangiwe n'abantu bavuga ko babonye umwami wazutse? Kubera icyo abo bantu baba barashakaga gupfa bazira ibyo bazi yuko ari ikinyoma. Ubuhamya bwabo budahindagurika bw'ukuri nyuma y'urupfu rwe ndetse n'indi myaka yakurikiyeho bitanga ubuhamya bukomeye bw'umuzuko we. Mbese hagize umuntu kubaza igihamya ufite bigaragaza ko Yesu yazutse, wamusubiza? Hano ibyo ushaka kuvugaho ni ikintu cyo kuvuga ngo Yesu yaribwe. Uko abantu babitekereza kose, Yesu yarazutse. Icyambere tugomba kwemera ni uko Yesu yapfuye. Yarapfuye, arahambwa, Bibiliya bisobanura neza. Icya kabiri, yarazutse. Kuzuka kwe ni itsinzi ya buri munyabyaha. Kandi hano ngira ngo abantu baba badukurikira ni abantu baba mu Rwanda, mu Burundi, mu gihugu cy'Abanyarwanda. Izi filozofi ngo ni amatiku, ibyo ngibyo kwitekereza niyo matiku ahubwo. Umwami w'abami yarazutse, mu kuzuka kwe aho ubushobozi abantu bose bamwizera, ngo umwizera wese naho yapfa azongera kuba nayo yarapfuye ariko ubu ndiho. So reka aya mahirwe tuyagire. Icyo wasuzumure kubaza, ijambo ry'Imana rirasobanutse kandi rivuga neza, niryo mbaragisha. Ikintu navuga ko iki gitare cyabirandutse, Yego. aba babyeyi uko ari batatu bari bafite ihumura neza. Bageze mu nzira baribaza bati, kiriya gitare ukuntu twabonye bagihomeye bakagihomera n'ubushishi, Ibintu kituvaniraho. barangiza bagashyiraho n'abasirikare ngo barinde iki gituro, turabigenza gute? Ariko hari ikintu cyari cyabaye kugira ngo iki gituro kigirute kiranduka. Twabonye ko ubushize Yesu Kristo yatatse cyane avuga ni iki kikundekesheje. Yesu Kristo ntabwo Imana yamuretse, ahubwo yamuretse ngo amwere ku icyo gikombe, ariko ni Imana n'ubundi niyo yamuzuye. Muri cya gihe abasirikare bari bari aho bava ngo bararinze, Imana yohereje marayika wayo, ariko twabonye no wicaye kuri ryabuye n'ubundi yarakibirandura ryangira ryicara kuko nta bushobozi byari rifite.
ryari ibuye ngo riremereye ku rwego rwo hejuru, kuko ibaza nawe turabigenza gute ngo uriya buye turikureho. Ariko imbaraga y'Imana ntabwo imbaraga z'umuntu zagira ute zabasha kugera imbere imbaraga z'Imana. Ubu ngubu rero niwe burambiwe kiriya gitare, amazi si yakibirambiye gusa ngo areke gusa, ahubwo yaje gukangura umwana wayo avuga ati uruhutse igihe kirekire, imirimo wakoze birarangiye, abacunguwe bacunguwe, byuka wongere ubeho. Hano hari ikintu gikomeye mu mateka y'isi, ntabwo twigeze tubona ko umurambo wawurinda, nubwo yaba ari perezida wa Amerika, igihangange gikomeye cyane, ntabwo umurambo wawurinda. So rero kugira ngo bafate abasirikare b'abakomando 100 bashyire ku murambo, nuko abo bantu bashyizeho abasirikare bizeye ko uwo muntu ashobora kuzuka, kandi koko n'ubundi bari babyizeye ko ashobora kuzuka, kuko bashaka kumuhiza mu gituro. Ntabwo ngo haje abasirikare, igitabo cy'Uwiteka ntabwo hasaga abasirikare 100 bonyine ngo, ahubwo na Satani yaraje n'abatera, yari afite izindi ngabo zaho nyinshi cyane, ntabwo baraje atera intebe batumva, noneho ntabwo uva muri iki gituro, ibyawe byarangira n'iki gituro. Ariko igihe ngo yabonaga marayika ukomeye, marayika Mikayeli wamusimbuye amanutse, Satani yarirutse cyane. Gusa ntabwo dushaka kujya muri iyi nkuru cyane, kuko ni inkuru ikomeye kandi y'ibyiringiro. Ibyiringiro biri ahangaha, igitare cyarabiranga, sibyo? Igitare cyarabiranga, igitare natwe biba bituyeho bikomeye, Yesu agomba kubiranga akabikuraho marayika bitapfa kuvaho. Hari ibintu Satani arinze kuri twebwe, avuga ati ibintu Daniel bimufatiyemo rwose. Ariko hano hari ikigaragaza ko igitare cyarabiranga. So hano dufite ibyiringiro muri Kristo Yesu. Ibyiringiro byacu muri Kristo Yesu ni uko dufite Yesu Kristo wazutse. Buriya iyo Yesu apfa ntazuke, ibyiringiro by'abantu byari kuba bihereye mu gituro, sibyo? Yari ku Imana y'abantu bapfuye, ariko ni Imana y'abantu bazima. Ariko Kristo azutse, Satani yongeye gutsindwa burundu, kandi ibyiringiro by'abantu no gutsinda Satani nabyo byari bigaragara bibonetse. Abagore bagiye ku gituro, abagore bari hafi y'umusaraba wa Kristo, barindiriye kandi bacunga ku masaha y'isabato arangira. Ku munsi wa mbere w'icyumweru kare mu ruturuturo, baganye ku gituro bitwaje ibihumura neza by'igiciro cyinshi byo gusiga umubiri wa Kristo. Ntibigeze batekereza ku kuzuka kwe mu bapfuye. Izuba ry'ibyiringiro ryabo ryari ryamaze kurenga, kandi ijoro ryari ryabuditse ku mitima yabo. Bagendaga basubiragamo imirimo ya Kristo y'impuhwe ndetse n'amagambo ye y'ihumure, ariko ntibibukaga amagambo yavuze ngo nzongera kubonana namwe. Guhera ku ntangiriro y'ubutumwa bwiza, umusomyi azi ko Yesu ari Mesiya, ariko muri iyi nkuru umuntu wa mbere utari uhanzweho na dayimoni wavuze ko Yesu ari Mesiya ni Petero. Twabonye muri Mariko 8. Kandi ubu buhamya bwahereye muri 1/2 cy'iki gitabo. Mu gitabo cya Mariko, Yesu asaba abantu guceceka ngo ntibavuge uwo ari we no kutavuga ko yabakijije. Muri Mariko 1 yasabye ikirema kutagira uwo kibwira ibyerekeranye no gukira kwacyo. Muri Mariko 4 yasabye Yayiro n'umugore we kutagira uwo babwira, kutagira uwo babwira kuzuka k'umukobwa wabo. Muri Mariko 7 yasabye itsinda ry'abantu kutagira uwo babwira ibyerekeye nuko yakijije igipfamatwi cyangwa ikiragi, maze ategeka abigishwa be kutabwira abantu yuko ari Mesiya. Nta gushidikanya ko impamvu nyamukuru Yesu yasabaga guceceka kwari kugira ngo abone umwanya wo kurangiza umurimo we hakurikijwe igihe cy'ubuhanuzi bwa Daniel. Ubu noneho muri izi nkuru ndetse na nyuma yo kubwirwa ko Yesu yazutse, abagore bavuye kumva bafite ubwoba kandi batangaye, ndetse ahari bigitangira ntabwo bahise bavuga ibyari byabaye. Nyamara guceceka kwabo ntabwo kwamaze igihe kirekire. Iyo tugeze ku musozo w'igitabo cya Mariko, nta kindi tuhasoma uretse aya magambo: abo basohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha.
akomeresha ijambo rye, ibimenyetso byagendanaga nabo. Bityo impamvu yo guceceka ibyerekeye bya Yesu, byerekeranye n'uwo ari we ndetse n'ibyo yakoze yari ikuweho. Igitabo gisoza kivuga ko babwirije abantu hose. Kuki tugomba guceceka ibya Yesu ndetse n'ibyo yakoze? Uyu munsi ninde ushobora, kuki tutagomba guceceka ibya Yesu n'ibyo yakoze? Uyu munsi ninde ushobora kwibwira ibya Yesu ndetse n'umugambi w'agakiza? Hano mvugaho make. Mariko 16, abagore bwa mbere bahise bagira ubwoba, ariko nyuma baragenda ngo kandi Yesu nawe wajyana nabo muri rwanda bose, ariko ati nazutse. Ndetse ubu noneho ntibikiri ibanga, ahubwo mugende mwigishe. Reka bana mumva amagambo. Ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya ko batizera kwabo no kunanirwa imitima kwabo, kuko abatamenye abamubonye amaze kuzuka. Arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha. Bamwe ngo mucireke mutuze nivuye ko ari byewe iki mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacwa iteka. Kandi ibimenyetso arangije abaha imbaraga. Ubu noneho ntajye kimuhisha, muvuge byose kuva mvutse usengiye kwasiga nabyo muzabivugemo. Hano uyu munsi niyo mpamvu turimo twigisha, nta makuru dufite yo gucira ku ya Yesu. Rero twabonye ubushize turimo turekisho cya Mariya, so Musamariya. Umusamariya ngo rero n'abagabo benshi cyane, n'abagabo benshi cyane asambana nabo, ariko igihe bamubaga se ugira umugabo, yavuze ko nta mugabo afite. Ariko amaze kubona Yesu bakaganira, yahise agenda. Abantu bose bameze nabonye umugabo nyamugabo ukora ibi ngibi, yambwiye byose. Basobanurije mu mbabwiye byose, yampaye ibyo nari nkeneye byo. Yesu yaravuze ngo amazi nzaba ni amazi azamara inyota. Ntabwo Umusamariya yagiye guhisha ibintu byabo babo bose bibagera. Nawe abigishwa rero mwabonye mvuka uko nakuze, nabigishije, narapfuye, akatari karangiye. None mugende mwigisha abandi bose ubutumwa bwiza, abemera mubabatize mu izina ryanjye n'irya Data n'Umwuka Wera. Ndi kumwe namwe ubu ngubu, ntacyo guhisha. Ibya Yesu nibivuge ku murongo byose. Hano hari ikintu gikomeye. Yego. Abagore aho bagera aho bava bakagira, bagira impano y'impuhwe no kwita ku bantu. Yego. Kandi bagira gukurikirana cyane bakagenzura ibintu abagabo batagenzura, bo baba bafite babizi. Kandi ibintu abagabo batahaye agaciro, burya abagore babiha agaciro. Yego. Reba rero ko umuntu bamusize yapfuye, ariko bagiye kureba umwami wapfuye kandi babyanye ibihumura neza. Kwizera umuntu wapfuye mu gituro kandi ukomeza kumwita umwami wawe. Ushaka kwizera umuntu ko wenda uvuga ati uyu muntu ni muzima, ukomeza kumuha icyubahiro. Ariko se guha icyubahiro umuntu wapfuye, ati bakwemo umwami wanjye kandi sinzi aho bamujyanye. Oya, naguciye mu ijambo nuko iyo umuntu amaze gupfa izina bamwitaga rirahinduka, ntabwo bakiri umuntu Nyakwigendera. bagiye gutora umurambo. Ntabwo bakiri Daniel, ntabwo bakiri Janvier, ahubwo bagiye gufata umurambo, bagiye gufata umubiri. Komeza. So hano rero abagore, kandi abagore bagira n'impano burya yo gusakaza ibintu cyane. Kuko burya iyo abagabo wenda bavuze 70%, abagore bongeraho nka 30%. Umugabo ashaka guceceka, umugore agakomeza akavuga. Izi mpano rero, iyi mpano y'abagore bafite barimo kutwumva, ntabwo ari impano yo kugenda uvuga mugenzi wawe umuvugaho utuntu ni ukumera nk'abagore. Aba bagore bagabo ukamamaza inkuru nziza y'iki uko Yesu yakinute. Aba bagore bahawe misiyo yo kugenda ngo babwire abigishwa, ndetse bashyiraho ngo na Petero, bashyiraho ngo na Petero wari umaze kwihana, yari yibwiye hari ko adahagije, ariko agifite ikidodo umutima wose ko. Ariko Yesu yamutumye mubwire na Petero, yashaka kwerekana imbabazi. Uno muhamagaro rero natwe turawufite, dufite no muhamagaro rero wo kugira tukabwira abantu ko Yesu yazutse. Iyi ni inkuru nziza yo kubwira abantu ko ibyari bidutandukanye n'Imana, Yesu yaje akabyungisha amaraso ye.
ubu natwe abadukurikiye namwe mugende mubwire isi yose, mubabwire inkuru nziza, mubabwire ko Yesu yazutse. Amen. inkuru y'ibyiringiro Abonekeye Mariya ndetse n'abandi. Nabisomye, uwizeye akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Kugeza kangahe? 20. Nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo, ajyanwa mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana. Abo barasohoka bigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo, abafasha, akomeresha ijambo ry'ibimenyetso byagendanaga naryo. Yabonekeye Mariya ndetse n'abandi. Ibivugwa muri Mariko bimaze gusoma, hafi ya byose bifitanye isano n'indi mirongo yo mu Isezerano Rishya. Mariya Magadalena yabonye Yesu kumva. Abagabo babiri bamubonye mu kirorero, 12 baratumiwe. Umuntu wabonye Yesu bwa mbere ubwo yari amaze kuzuka ni Mariya Magadalena. Abandi bagore nabo baramubonye. Ni iby'ingenzi ko abantu ba mbere babonye Yesu ubwo yari amaze kuzuka ari abagore. Kuzihe mpamvu? Kubera ko mu gihe cya kera abagore batahabwaga agaciro nk'abahamya. Iyo nkuru iza kuba iy'impimbano, abagabo nibo bari gukoreshwa nk'abahamya ba mbere. Ariko abantu babonye Yesu bwa mbere ntabwo ari abagabo, nta nubwo ari ba bandi 11, ahubwo umuntu wabonye Yesu bwa mbere ubwo yari amaze kuzuka ni umugore. Uwo mugore yagiye kubwira abigishwa inkuru nziza. Ariko ntabwo bitangaje kubona ko aba bigishwa batizeye ubuhamya bw'uwo mugore, kubera ko byari ibintu bidasanzwe kubona umugore atanga ubuhamya. Abashyigikiye inkuru y'umuzuko wa Yesu bakoresheje uko kuri ko kuba umugore ari we wabonye Yesu bwa mbere ari igihamya gikomeye kigaragara ko ari ukuri. Abagore batabara inkuru babaze inkuru zo kuva kwa Yesu. N'ubundi abetse ko uyu munsi reka bivuga gatoya, abagore ari byinshi bagiye bakumirwamo, ariko ku byo kwamamaza umwami Yesu you are free. Murabyemerewe. Ibindi wenda byo kujya hejuru ngo muyobore, ibyo ntabwo mbizi, ariko ku byo kwamamaza umwami Yesu mwe ba mbere yazutse buhari kurenza uko abagabo bahari. Nimwe zo mwamutegura umubiri mumukira amavuta ngo ahetse mumwamamaze n'umwami wanyu. Mbese iyo baba barihimbiye iyo nkuru, kuki bari kwigaragaza nabi? Mbese Yesu yari kubacyahira kwinangira imitima kwabo? Inkuru y'ubutumwa bwiza kuva mu gihe cyo gufatwa kwa Yesu kugeza ku kugaragara kwe nyuma yo kuzuka zigaragaza abigishwa ba Yesu mu bikorwa by'ubugwari, guhunga, kwihakana, kutizera n'ibindi. Ibi nta gaciro byari kuba bifite iyi nkuru iba yarahimbwe. Ibihabanye n'ibyo, ubushizi bw'amanga bwabo no guhamya Kristo wazutse kwabo ndetse n'ibyiringiro kuzuka kwe biha buri wese, ni igihamya gikomeye kigaragaza ukuri kw'ibyo bavugaga. Ni mu buhe buryo twakwirinda kugwa mu mutego wo gushidikanya, kutizera no kuki buri munsi tugomba kwamata na Kristo? Hano mbibutse ikintu, abigishwa bari abantu rwose batarukurusobanura. Twabonye bamwe bahunze bambaye ubusa bahunga Yesu, Petero aramwihakana, abandi bajyana nabo. Mbega bari bazi no kwemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Ibyo bintu byicisha. Ariko igihe cy'umuzuko umaze kuzuka abaha imbaraga no bimwe batinyaga barabitinyuka, ibyo itaravugaga barabivuga mu mbaraga ikomeye, bityo basobanurira abantu yuko icyabateye. Petero yabwiye abantu baje aho ngaho baboje nyine ikirimo gikira. Hari ikiba cyagiye ku rusengero mu yaboze n'umuntu kiza gukira, abantu barati umuntu yakize gute? Petero ati nimugire ngo nitwe twamuzuye yatangira kubasomera. Twebwe izo mbaraga dufite. Wundi umwe wapfuye mwishe n'ibiganza byanyu agapfa mukamuhamba, niyo urimo kuduha imbaraga nyuma akazuka, niwe watangiye imbaraga. So rero kubonekerwa kwa Yesu hano icyo nshaka kumubonamo,
umuntu wabonekewe na Yesu akamubonekera amaze kuzuka noti Yesu wazuka noti Yesu wacungura abantu noti Yesu igitabo cyemerwa umuntu igitambo cya Yesu cyamaze kwemerwa kuri we akabonekerwa n'imbaraga ya Yesu yazutse ya mbaraga yamuzika muri we ikintu cya mbere kimuranga ntabwo yongera kwigura ku bantu asigana urugamba rumwe gusa rwo guhangana n'icyaha imyambi ye yose niho ayirasa imbaraga zose niho zishirira yirinda icyatuma umwami yongera kubanga bwa kabiri yabonekeye Mariya n'abandi namwe ababonekere reka ngaruke kwinangira ndetse no gushidikanya no kutizera. yego Yesu ni yabwiraga abigishwa be ariko nta kindi cyari nkuko tumaze kubibona nta kindi cyari cyabiteye. yego Ninde wari uzanye ubwo butumwa? Ni wa muntu w'umugore wasuzugwaga nkuko n'abana nabo basuzugwaga twabibonye. Rero nazo tugira ikibazo gikomeye cyane byo kuva ninde uzanye buno butumwa. Se yarize yize amashuri angahe ubundi namwemera ngo ndemera ibyo avuze gute hari ikindi bashingira abantu ubwiriza butumwa ku bantu bize kuvuga ngo uyu atarize ntabwo byemera bano ntabwo bari bamenyerewe nk'abantu bahamya inkuru nziza yuko Yesu yazutse. Niyo mpamvu binangiye imiti. Icyo kibazo rero natwe kugeza na n'ubu turacyagifite. Gose mundi bantu barabahungu nose ngo simbazi ngo twibare wase yambwira iki. Ni kuvuga ngo rero ni ijambo ry'Imana ntabwo rigira Imana itoranya umuntu ishaka. Kugitatoranije abagabo b'imworokoro bitoranye na bari abasirikare n'ibiki bagende bahamye. Ariko abagore bicishije bugufi bahamije kuzuka kwa Yesu. N'uyu munsi rero abantu musuzugura babandi banyuma bazahamya kandi baracyahamya kuzuka kwe ndetse no kugaruka kwa Yesu. Hano hari kandi ikindi kintu yabonekeye Mariya n'abandi ariko bari gukanga bagurana ba Petero n'intumwa ziraza. Hano hari ikintu gikomeye Daniel avuze ati abigishwa barahunze Petero aramwihakana. Ubwo Yesu Petero yari bacira urubanza Yesu mu rukiko rw'Abayuda bahata Yesu ibibazo Abayuda bafarira abatambyi bakuru. Umuja nawe yarimo guhata ibibazo Petero hanze abashize bavuze ngo ubwo Yesu arimo guhamya amakuru y'imamo y'ukuri Petero nawe yari hanze arimo guhamya ibinyoma. So Petero nawe bwo yagiye akihana Yesu yaramuze agifite amakani. Hano rero mu gice cy'ibyakozwe n'umwishyiraho cya 5 ngo Petero Imana yongeye kumusubiza muri hahandi yihaniye yahandi yakaniye Yesu mu gice cya 15 mu gice cya 5 cy'ibyakozwe n'umwe aragera batumva wa wundi mwishi umwe ntihakanye ubwoba buriya hari igihe Imana yongera kuba umuntu amahirwe agasura hahandi yakaniye Yesu kugira cyangwa se hahandi yatsindiwe kugira ngo arebe ko yakongera akatsindwa cyangwa akatsindwa. Hano rero Petero yongeye gusubirwa hahandi Yesu yahamirizaga ko ari umwana w'Imana. Petero nawe ahamiriza ko Yesu ari umwana w'iki yaratsindiwe ahamiriza ko Yesu ari umwana w'iki Imana wa wundi bishe wa wundi bagambaniye kuko imbaraga y'umuzungu ikura abantu mu bwoba. Mugiye mu bihugu byose n'itegeko ry'umwami. Dusoza iki cyigisho twasomye ngo arangije arabegenya avuga ati nazutse nahawe n'ubutware we mu ijuru no mu isi. Noneho mugende mwigisha ari mwose ubutumwa bwiza kandi dore imbaraga zizabana namwe mwumva imbaraga zari kuzabana nawe mwumve nonye nzasomera kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi igihe muzamwizeye muri kumwe wanjye ngibi bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye bazavuga indimi nshya bazafata inzoka kandi nibanywa n'ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato bazarambika ibiganza ku barwayi bakira. Amagambo Yesu yabwiye abigishwa be yanditswe gusa mu buryo butaziguye muri Mariko. Yabagaye kubo kutizera kwabo no kunangirwa imitima yabo. Iki kibazo cyo kutizera ntabwo ari ikibazo cyoroshye n'uyu munsi. Nk'uko twamaze kubibona abigishwa ba Yesu ba mbere bari bahanganye n'ikibazo cyo kutizera
kabone n'ubwo babanaga na Yesu imbonankubone kandi buri gihe bakabona ibitangaza yakoraga, ariko akoresheje ibihamya byinshi bitandukanye yaberetse ukuri kuzuye kwe, maze ubuhamya bwabo hamwe n'abihamya gikubiye mu ngingo yo kuwa kabiri biri mu rufatiro rwo kwizera. Ingingo kwa kabiri rero twabonye cyagiye kuri muzu igitare cy'ibiranduka. Yesu yabigishwa be inshingano yo kwamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Itegeko rye rifite agaciro gakomeye. Bagomba kujya mu isi yose bakabwiriza ubutumwa bwiza abantu bose. Yesu yasobanuye umusaruro w'umurimo wabo ariwo amahoro cyangwa amakuba. Abizera bazakizwa, abatizera bacirweho iteka. Nanone kandi Yesu yagaragaje ibimenyetso bizaherekeza umurimo w'abigishwa, harimo kwirukana abadayimoni, kuvuga indimi nshya, kuribwa no gukiza, kurindwa no gukiza abarwayi. Bamwe basobanura nabi ubutumwa buboneka muri iyi Mariko, maze bakavuga ko ikizagaragaza ko abakristo bafite kwizera ari uko bafata inzoka zifite ubusarwe ntizigire icyo zibatwara. Ntabwo icyo ari cyo Yesu yashaka kuvuga hano. Icyo Yesu yasobanuraga ni uburinzi igihe umuntu agira uruhare mu murimo nk'uwo Pawulo yakoreye abandi, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Abakorinto. Ariko arimo arengera ba ntabwo zari inyungu ze ngo atumire abantu ngo muze mu munsi mufate inzoka mu bibone, ahubwo yari avuye gushaka inkwi ngo acanire abantu bari bavuye mu mazi bakonje, ariko arangije afatamo inzoka, ariko yamuruma ntagiye kimutwara. Nibyo koko Bibiliya ntabwo yigisha yuko buri gihe abakristo bazarindwa amakuba. Rimwe na rimwe Imana ibona ko ari ngombwa ko ikora igitangaza kugira ngo iteze imbere umurimo w'ubutumwa bwiza. Ahubwo rimwe na rimwe abakristo bagerwaho n'akaga kubw'ubuhamya bwabo. Muri icyo gihe ukwihangana kwabo ni ikindi kimenyetso ku batizera kigaragaza imbaraga zo kwizera. N'igihe amakuba bagezeho, uko bitwara muri yo nabyo kibikisha ku batizera. Ongera usome umurongo uheruka. Nubwo bagiye ahantu hose babwiriza ubutumwa bwiza, ntabwo bagiye bonyine. Umwami Yesu ari kumwe nabo kandi akomeresha ijambo ry'ibimenyetso byagendanaga naryo. Amen. Umwami Yesu yari kumwe nabo kandi natwe adusezeranira ko azabana natwe uko dukomeza umurimo abigishwa be batangiye. Kukwizera Kristo ni ukuzuka n'ubugingo. Ubugingo bwari bwarazimiye bw'icyaha mu Mukiza wacu bwarongeye gusubirana, kuko muri we afite ubugingo bwo kongera kubeshaho uwashaka. Afite uburenganzira bwo gutanga akamero ko kudapfa. Ubuzima yatanze yambaye ubumuntu arabusubirana akabuha inyokomuntu. Yaravuze ati, nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukira isoko y'amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuwizera urupfu ni ikintu cy'ubusabusa. Kristo aravuga ati, nkaho ari agahe kanzinya kugupfa. Umuntu niyumva ijambo ryanjye ntazapfa iteka ryose. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, rizahoraho iteka ryose. Ntazigera asogongera ku rupfu. Ku mukristo urupfu ni ibitotsi. Nagahe umuntu amara acecetse kandi ari mu mwijima. Ubugingo bwe babuhishanwe na Kristo mu Mana, kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa nawe, muzaherako mwerekanwe nawe muri ubwo buzima bwiza. Ndetse n'abanyamateka abatemera ko Imana ibaho, babandi badashobora kwemera ukuri k'umuzuko, ntabwo bemeza ko Yesu yapfuye gusa, ahubwo banemeza ko nyuma yo gupfa kwe abantu benshi bavuze ko babonye Kristo wazutse, kandi umusaruro wabaye utangaje. Itsinda ryaje guhinduka itorero.
itorero ryatangiriye hakurya mu bihugu bya Aziya, uyu munsi rikaba riri mu Rwanda rifite abantu benshi, no muri Zambia rihari. Bamwe muri bo mu kugerageza gusobanura impamvu bavuze ko ibyo Yesu yari afite umuvandimwe bavukana rimwe, cyangwa ko abigishwa be ba mbere babonye baringa, bagatekereza ko babonye Yesu, abandi bakavuga ko Yesu atigeze apfa, ahubwo bakavuga ko yabaye nk'urabiranye maze nyuma akaza kongera kugarura ubwenge. Hari undi muntu wavuze ko abigishwa ba Yesu baje kwiba umurambo wa Yesu. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibi bitekerezo ndetse n'uburyo ntacyo bishingiyeho, wasoma kiriya gitabo cyanditswe n'uwo mugabo bita Calford. Bana b'Imana, somye aya magambo yose kuko hari ibimenyetso bijyana n'ubutumwa. Sinza gutwara imika mu meeting, murabyibuka. Ikintu Uwiteka akoze kiza ari ikimenyetso cye. Urupfu rwa Yesu reka twemere ko rutabayeho, reka ko rutabayeho. Ni hehe abigishwa bavanye imbaraga zo kwigisha? Ninde wabateje imbaraga zo kwigisha? Bakazura abapfe nk'uko yabazuraga, bagahumura impumyi nk'uko yazihumuraga, bakishwa ntibapfe, bakamamaza ubutumwa bwiza, bagahindurira amahanga menshi abakristo. Nimanikwa hejuru, nimanikwa hagati y'isi n'ijuru, nzireherezaho amahanga yo. Igihamya cy'uko Yesu yapfuye abantu bamureba baranarira. Mu kuzuka kuko harimo intsinzi, abambari basatanze na Satani bashakwiye ko kubihakana. Kutemera ko yazutse biri mu buryo bwinshi butandukanye. Ariko hari abantu uyu munsi batemera ko Yesu yazutse mu buryo na bushya. Uriya we yageze iwa Ndabaga, kwihana n'ibigikunze, yarashayishije birenga. Dore nguyu nama y'Imana ukuraho ibyaha byaremwe. Uyu nguyu ntago ari intama babicaga ntiyongeye kubaho, we yarapfuye arazuka, bityo n'abihannye bagapfa nabo bazazuka. Kandi ukura ibyaha byari mu isi ntago avanaho ibyaha byoroheje, ni ibyaha byose byaremwe. Yazuye abapfuye, ubwo n'abapfuye mu bya mwuka yabazura. Yakizaga afite urwayi, n'afite ubwe mu bya mwuka yabukiza. Impumyi zisoma ibintu ntizisobanukirwe yazihumura. Ibipfamatwi bitumva amagambo y'Imana akavugwa agaca mu kirere yose, akora mu rutoki agakurugutura amagambo y'Imana akumvikana. Impumyi twarazibonye ngo zireba abantu zikona basa n'iki n'ibiti, azikora ku maso zikareba kuko yarazutse. Ikindi, abantu bavuga amagambo y'Imana badedemanga, bafite ubwoba, akora ku rurimi akarugobotura ururimi rukavuga neza. Tubwiriza umwami wazutse, niwe duhamiriza amahanga yose, niwe dushaka umenye ngo abapfuye muri ubwo buryo butandukanye mvuze, abarwaye muri ubwo buryo butandukanye mvuze, namwe bakoreho. Naho uyu munsi byangwa ko abantu baruhukire mu mahoro. Urupfu ku mwana w'Imana ngo ni ibitotsi byagaye gato ngo aruhuke, ngo kugeza aho umubare w'intama bagenzi uzuzurira. Turangira igitabo cya Mariko. Ndi kubasezera n'Uwiteka bane namwe. Reka nanjye mbasezeresha n'amagambo. Yego. Ni hanganya yasome haravuga ngo ni byahishuriwe rimwe murongo uhereye ku murongo wa 4, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho. Amen. Biva no ku myuka 7 imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ariwe mugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka. Amen. Utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye. Amen. Akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariye na se. Icyubahiro n'ubutware bibe ibyiteka byose. Amen. Dore araza n'ibicu, kandi amaso azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamurogera. Nanone amena. Ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, niko umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ari nayo ishobora byose. Amen. Ngiyi Imana yari isomo risoza kandi turisoje cya Mariko. Kwa kabiri rwa mbere rw'Abakorinto 15 murongo wa 58 aravuga ngo nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushe iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhate wanyu atari ubusa ku mwami. Amen. Kadusenga Imana. Mana ikiranuka, wowe wabanye natwe mu gitabo cya Mariko.
ushimwe cyane. Amen. Tubonye umurimo wawe ukomeze wose, tubonye n'uruhande tugomba guhagararamo kugira ngo tube mu ruhande rwawe. Uha umugisha wawe iri tsinda rikora n'ubwigisho, uha umugisha wawe abantu bose bari hirya no hino badukurikira, uha umugisha wawe abantu bitanze ngo iri tsinda rishobore gukomeza gukora ibintu bakoresheje ubutunzi bwaryo. Dushyize byose mu biganza byawe, ngo ubugingo bwacu bw'agaciro bwari ku gitabo cy'ubugingo none iteka ryose. Amen.